Umugore wanjye yahise yikubita hasi, hatarashira n'akanya mbona atangiye gukanaguzwa ameze nk'aho ubuzima bugiye kumuvamo. Iki ni igice cya 18 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sharif TV, kanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Niba ari n'ubwa kabiri, kanda like, usharinge na bagenzi bawe kugira ngo ubu butumwa bugere kure. Reka dukomeze n'igice cya 18. Natangiye kwicuza, ubwoba burankubita, nagize ubwoba bwinshi cyane kubwo kubona umukobwa nahaye umutima wanjye ari gushegurwa na roho, ari kurwana n'umutima bitewe nanjye. Ese numva ari ibintu bikanganye, nahise numva mbuze amahitamo. Ubwoba bwakomeje kunkubita, ntangira gutitira ibirenge byanjye ndetse n'amaboko yanjye atangira gutitira. Numvishe isereri nyinshi, numvishe ibibazo bimbanye byinshi, handi bavuga ngo isi yakwikaragiyeho. Ako kanya nanjye numvishe isi yanyikaragiyeho. Umugore wanjye uko nabonaga ndi gutinda, nabonaga arushaho kuremba. Nahise nigira inama yo guhita njya muri dushe nkakora imigenzo ya Satani kugira byibuze njye ikuzimu mbabaze uko namuvura. Nahise mbikora vuba vuba ndirukanka njya muri dushe nkora imigenzo ya Satani. Haza dayimoni imwe irambwira ati ibyo twakoze twabibonye, ariko kugira ibintu bize kugenda neza wirinde, tugiye kuguhereza umuti umuvure, ariko mama wawe dushaka kumwica buno vuba, ntabwo tugifite umwanya wo gutekereza. Kora uko ushoboye umwice hakiri kare. Namubwira ati yego, ndakora uko bishoboye mwinshi. Murabizi ko ngomba kuba mwizerwa mu bwami bw'ikuzimu, ngomba kuba umuntu ushoboye kandi untagereranywa. Ngomba kubikora vuba nanjye, muhumure sinzabatindira. Bampaye uwo muti, mpita ngenda aho umukobwa nahaye umutima wanjye agaramye, aho umukobwa wanjye yagaramye kuko yabuze n'ahantu ari. Njye nari ndi kubona ari kurwana na roho ndetse ari kurwana n'ubuzima bwe, ariko njye nakomeje kwasamura akanwa ke, menamo uwo muti dayimoni yaranzaniye. Ako kanya nakomeje kumuhungiza, ndangije kumuhungiza hashize akanya gatoya mbona arakangutse. Kugira atamenya ko ari urubuto yari ariye cyangwa ari njye wamuroze, nahise ntangira kumubaza, mukobwa mwiza, umugore warahaye umutima wanjye wose, mama w'abana banjye b'ahazaza, ni iki cyakikubayeho? Mbonye uguye hasi kandi sinari nzi ko ibi bintu bikubaho. Uguye hasi bitunguranye, niyo mpamvu nanjye mpise nkuhungiza vuba vuba kugira ndebe ko agarura ubuyanja. Mugore mwiza, ni iki kikubayeho? Ese uratwite? Ni iki kikubayeho? Umukobwa nahaye umutima wanjye nakomeje kumwita mugore mwiza, mama w'abana banjye b'ahazaza. Nawe mu kunsubiza ati ibi ni ubwa mbere bimbayeho, nta na rimwe nigeze ngwa hasi na mbere kandi nta n'isereri mfite. Gutwita byo ntago ntwite. Numvishe rwose ibintu bitumvikana, nkomeza kumwibazishwa utubazo twa nyirarubeshwa kugira ataza kunkeka, kugira ataza kumenya ko ari njye. Ngera naho mubwira ati rwose mugore wanjye, ushobora kuba ubuzima bwawe nawe utabizi.
tujye kwa muganga turebe. Twagiye kwa muganga turapima, muganga apimye rwose asanga umugore wanjye nta kibazo afite, asanga nta n'ikibazo cy'ubuzima afite, nanjye kandi nari mbizi ko ari ubwo burozi bwari bumugaritse. Umugore wanjye twavuye kwa muganga, dusanga mama mu rugo ndetse na papa bari aho ngaho biturije mu kajaride, bari kwiyotera akazuba gake gake. Mama arambaza ati, mwana wanjye, ese uvanye hehe n'umukazana wacu? Ndamubwira ati twaba twagiye kwa muganga. Mama agira amatsiko cyane, arambwira ati, nizere ko. Mama yabimbwiye muri ubwo buryo, sinasobanukirwa. Nkomeza kumubaza, wizere ko iki? Mama yari ari gutekereza ko nshobora kuba naramuteye inda, ko agiye kubona akuzukuru. Mbona bisa nkaho bimushimishije. Ndamubwira ati, mama, ntabwo twasanze twite nubwo ari byo twaba tugiye kureba. Mama yakomeje kumbwira ati, gira umutere inda, nanjye mbona umwuzukuru. Mama yakomeje kubimbwira gutyo, n'umujinya mwinshi nari nifitiye. Numvaga nshaka kwica mama, numvaga nshaka kuba umutware w'ikuzimu, numvaga ku isi igenda ngomba kuba umwami, abandi bose bakaba abacakara imbere yanjye. Papa yaraturebye ari twitegereza uburyo ndi kuganira na mama. Papa arambwira ati, muhungu wanjye wakuze, utambwira ukuntu ugiye kuduha akuzukuru. Nabonaga bose bashimishije, ariko njye nta gahunda nari mfite yo kubyara ako kanya, nari nshaka kumanza kuryoshya. Numvaga nshaka kuryoshya nkamanza nkumva ukuntu isi imera, ufite umugore wawe aho hafi, ndetse mubana neza umukunda, ufite amafaranga ntacyo ubura. Numvaga ariyo si ya mbere. Ariko bose twababwiye ko tuvuye kwa muganga, ariko nta nda. Papa arebye mbona bitamushimishije, ariko njye nta gahunda rwose nari mfite. Mama yarambwiraga ati, gira rero mutere inda, nanjye mbone kukuzukuru kanjye. Dore maze gukura, mfite amafaranga. Umwuzukuru azaba ari mwiza, azaba ari akana kirirwa gatera hano imigeri, kajya kirirwa gakinira hano muri jaride, turi gukina, turi gusukira tuno turabo. Mbese akana nanjye ubu ngubu rwose mbarwe mu babyeyi, mbarwe mu bandi babyeyi bafite abana ndetse n'abuzukuru. Gusa njye mama nari nshaka kumwica, numvaga aricyo kindaje inshinga, nubwo ahantu hose byari byananiye kumwica. Naje kwigira inama, ndavuga ati, reka ngure esanse, nindangiza nzamufungirana mu cyikoni, nashyizemo esanse. Ndabizi ko mu cyikoni harimo na gaze, bizahita bimutwika apfe birangire. Nahise mfata umwanzuro wo kujya kugura peteroli nyinshi na esanse, mbibika mu cyikoni. Ndangije mfata akadobo gatoya nkashyiramo peteroli, mfata akandi nkashyiramo esanse. Numvaga nagambiriye kumwica, numvaga ngiye kumutwika, ikuzimu bakabona ko ari njye mugabo ushoboye, ari njye mugabo muzima, ndetse ni njye mugabo utajya unanirwa ibintu bamutegetse. Nacunze mama ari guteka mu cyikoni, ako kanya namumenyeho akadobo ka esanse, mfata ikibiriti. Cedric none akoze ishyano, amenyeho mama wa esanse, none afashe ikibiriti. Ese agiye kumutwika? Tuzi ukuntu umuriro kuri esanse bigenda, umuriro uhita ukujyaho ukagukongora. Aha, agiye kwitwikira mama we mu nzu. Ese namara kumutwika biragenda gute? Ikuzimu se birabashimisha? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 19 kizagera kuri Sharif TV ejo.
kanda subscribe niba utarayikanda ujye uhita ukibona mu ba mbere. Like na share na comment ni inkunga kuri twe. Ndabashimiye, reka duhure mu gice cya 19.